bitonde Imana yambwiye ngo bitonde kubera ko igihe kije. Umva buri muntu wese waje hano ku mbuga nkoranyambaga igenzura riraje, igenzura ry'ibyo wavuze riraje, igenzura by'iryo navuze riraje, buri wese akagenzurwa, bamwe na bamwe bagahanwa. Ntabwo bikwiriye ko umuntu witwa umukristo yakijanditse mu bintu by'ingengabitekerezo. Ibi nabyo ntabwo tuzajya tubura kubivugaho tubwira bagenzi bacu, kuko amakuru dufite kandi y'ukuri nuko tubona abapasiteri na n'uyu munsi bagishyirwaho ibihano, benshi bari mu magereza se, mu magororero, n'abandi barimo babandabanda hirya no hino mu mahanga, bari abapasiteri, ari abadiyakoni, ari abarimu, ariko bijanditse mu bwicanyi bwa jenoside muri 1994. Ikindi mbwira aba bahanuzi barimo guhanura ibyo ngibyo ko nta gihe bafite hano, Imana yari irimo ubutumwa bwa birambwira ngo abahanuzi bari ku mbuga nkoranyambaga bari guhanura, bari kuvuga imitsi y'ijose ikareguka bitewe n'ibyo bavuga. Ntago 2027 nibagira amahirwe tukayigezaho, hari bamwe bazakurwaho. Imana impa urugero rw'abahanuzi ba Bari ku gihe cya Eliya. Irambwira ngo abahanuzi ba Bayali ku gihe cya Eliya bicishijwe inkota kubera ibyo bavugaga n'ibyo bakoraga. Hanyuma rero uyu munsi Imana idushyize mu gihugu nk'abahanuzi ngo tugisengere, ntabwo idushyize mu gihugu nk'abahanuzi ngo tukibere umuvumo cyangwa se dushyigikire iyo mivumo ikizereraho none se njyewe sindiho, simpagaze kuri ubu butaka. Idushyize hano nk'ijwi ry'Imana, ijwi ry'Imana ngo rituvugiremo, tubwire abantu, ariko natwe ubwacu tugira icyo dukora. Ugize neza cyane kuba Esther ari ibwami, kuba atagerwaho n'akaga ntibivuze ko bene wabo batazarimbuka. Ariko Imana ikeneye ko Esther uri ibwami agira imbaraga zo kugira ngo akaga kari kaziye bene wabo gakurweho. Waruvuze ku bahanuzi, urumva ni indi message nanone, nayo ni indi message. Bitonde mu byo bavuga, bitonde cyane, ariko uko hakomeje kugenda haduka benshi bakora. Oya, bitonde Imana yambwiye ngo bitonde kubera ko igihe kije. Umva buri muntu wese waje hano ku mbuga nkoranyambaga igenzura riraje, igenzura ry'ibyo wavuze riraje, igenzura by'iryo navuze riraje, buri wese akagenzurwa, bamwe na bamwe bagahanwa. Rero twe kujya tuvuga ibintu tuzi ngo birangiriye ahangaha, hari igikurikirana igiye kubiza inyuma. Bitaje uyu mwaka urangira 2027 ntago iryo genzura rizabamo. Mu by'ukuri uburyo uvuzemo ni ntabwo buryo wavuze n'ubundi nkubajije kuri uyu mwaka, ku buryo hariho n'ababipinze n'ababiciye amazi atari kuyunguyu we noneho ngo noneho ngo uyu mwaka ndibuka narebye muri comment nyine, urabiza abantu niko bateye, mbona buryo barimo baravuga kuyunguyu we nawe boranura ngo noneho ngo uyu mwaka ngo ibiki, bamwe ngo tuzawurenza sha n'ibindi byinshi nk'ibyo ngibyo. Ariko kugeza kuri uyu mwanya turimo turavugana, uyu mwaka biragaragara ko ari umwaka ushobora gukomerera abantu cyane. Maze iminsi 2024 mu kwezi kwa munani, ibi nkubwira ni ukuri, saa 9 z'amanywa ngewe nibwo nabonye ngo habaye igitangaza mu isi, mbona isi icitse igikuba, ngo mbona icyo gihe uko nabibonaga, ngo mbona amaradiyo n'amateleviziyo nta kindi arimo aravuga, mbona ngo aravuga itsinda ry'amatora ry'umugabo witwa Donald Trump. Saa 9 z'amanywa sinzi ukuntu nari nkubiswe n'agatotsi, ibyo bintu ndabibona nikangura, nagize ubwoba cyane, ariko ngo ngira kwibaza ngo ni ibiki mu by'ukuri bitumye Jesse ndi umunyamerika, Trump kuvuga ngo yatsinda ni ikihe gitangaza, mbega ngibaza. Ariko mu by'ukuri nagize igihe gihagije cyo gusenga, ariko Imana iza kumbwira kandi ku buryo bukomeye, irambwira ngo ku butegetsi bwa Perezida Donald Trump kuri manda ye, irambwira ngo abantu bazarira kugera ku rwego rwa nyuma icyo gihe. Hanyuma
nabonye n'ibindi byakurikiranaga n'icyo kintu by'abantu nabonaga ariko bikirishije gusabana imbabazi. Mbona abantu barimo barirukanka bahungira ahantu hamwe mu nzu, ariko nkumva ijwi rirambwira ngo nta uburyo bwo kwikiza gusa kuri abo bantu, kubabarirana, bamwe bagasaba imbabazi abandi bakazihabwa. Ibyo bintu narabivuze icyo gihe, nagiriwe ubuntu bwo kubivuga. Nyuma yaho ndetse nkomeza no gusenga, ariko urebye natangiye kubona neza ibyabyo akimara kurahira. Hashize wenda habaye harashize iminsi myinshi, n'ibyumweru 2 gusa, atangira kuvanga ibintu n'ibindi byinshi nk'ibyo. None bigeze mu gihe kuri uyu mwanya umuntu wese ashobora kurakavuga ati najyaga mpinga ubuhanuzi, ariko igihe kirageze cyo kugira ngo mwemere. Hanyuma isoza gatoya ku bahanuzi. Ubundi abahanuzi uhereye kera yari amaso, kwanza ni amaso y'isi. Twakagombye kuba dufatwa nk'amaso Imana icuragana ireba hano mu isi igamije gukiza umuntu. Noneho ubwo bigenda bigaragara ko hari bamwe ahubwo ubona wagira ngo bishimiye kubona ibyago, bishimiye kubona amakuba. Sinzi wabavuzeho n'ibyo, ariko ndagira ngo twerekere ku musozo tubwira abantu, ese aya masengesho Imana yaba yamaze kuyaguha kuguha igihe azabera, cyangwa biracyari mu gateganyo? Oya, ntago Imana ari idushyiriraho igihe, twebwe ubwacu nitwe dukwiye gushyiraho icyo gihe tugasenga, kuko Imana yiduhaye icyo gukora ntabwo iza kutubwira inzira biri bunyuremo. Natwe turi bakuru, dufite ubwenge, turi abanyamwuka n'abatabizi bashobora gutekereza. Rero ntago umuntu yakubwira ngo ibiryo ngibiriya ngo kutajya no kunyarurira se, nanakwarura ngo kutanabimpereza se, nanabigore ngo kuki utarimo kuntamika, nanagutamika ngo kuki utampa kumira se. Icyo gihe waba urimo kugondoza iki umuntu? Rero twebwe ubwacu nitwe tugomba kubitekerezaho, tugafata igihe cyo kuyasengaho, cyane ko ntarabona uburyo bwo kuba navuga ngo twayahuriza hamwe tukayasengera hamwe, kubera ko biragoye. Abantu bafite insengero ntago baziduha ngo dukoreremo uwo murimo cyangwa se dukoreremo icyo gikorwa, ntago bitworohera, bidusaba gukoresha amafaranga kugira ngo tubone urwo rusengero cyangwa se aho twayasengera, ariko umuntu azasenge ku giti cye nta kundi byagenda. Hano turashyiraho umucyo neza. Hari amasengesho Imana iguha, ariko ikakubwira ngo senga byihuse, mu bitaraganya ibintu